nagendeye imyaka irenga hafi 9 kubera uburozi bambyaye bamuzaniye ibiryo birimo uburozi endeje wowe utabyara buri muntu wese tuye kumusengera fata hana baba data dusengeye aba bantu mw'izina rya Yesu Kristo bankurikiyeho bose bagiye bapfa bagenda bapfa batonyoka igihe kigeze umusazi nanjye ubwo narakanuka kitubwira sibone nageneye ariko reka naryo ndivuge Zaburi ya 50 wenda tuhereye n'Imana wa madeni yamaze kwica nta kibazo dufitanye n'Imana we keredi yamaze kuzanyira yo bagiye guteza cyamunana wowe urwaye rukomeye utabasha no kubwira abantu urwaye bwo kuva urwaye nagiraga ishyari nagiraga umujinya nagiye mbeshyira abandi nagiye ngora ibyaha Kristo Imana y'amahoro umugisha mwinshi Imana gikomeza ibishimire umeje gusuhuza abagenda dukurikirana umunsi ku munsi yaba abari mu Rwanda n'abari hanze Imana igihe umugisha Odeta uri muri Canada no kuri Imana iguha umugisha mwinshi cyane Imana iguha umugisha kandi turagusengera tunasengera abasamweri n'abandi bana dukomeje gusengera n'abandi bose bagenda badukurikirana bari muri Amerika Mary muri Amerika Batonete muri Kenya n'abandi bose bagenda badukurikirana dukomeje kubashimira kandi tunabasengera kugira ngo Imana igikomeze bahe umugisha igikomeze barinde mu bihugu by'amahanga Imana igikomeze barinde dukomeje gusengera n'abandi bose bagenda badukurikirana umunsi ku munsi Francina uri mu Buholande nawe udasiba kutuvugisha umunsi ku munsi mbona n'ukuri Imana yakunzaniye nka marayika wanjye Imana igi umugisha mwinshi kandi Imana igi kwishimira buryo umenye uko nabyutse ukamenya uko naryamye binezeza umutima wanjye kuba nkurikirana cyane ukamenya ubuzima bwanjye umunsi ku munsi ibyo ukora byose Imana igi gukubira kandi rwose na Odeta Imana iguha umugisha iyo wakoze cyangwa ugenda ukora nawe Imana iguha umugisha n'abandi bose ba Madiyani bari mu hanze bose nabo bari mu Birigi n'ahandi bose Imana ibaha umugisha mwinshi n'abandi bose badukurikirana bari Burundi n'ahandi bose baradukunda ndabizi Imana y'amahoro ntikabure kubaha umugisha wayo kandi turabakozi b'Imana basabira abandi umugisha bose mbasabiye umugisha Imana mujuru ibaha umugisha rero ayo mazina ni yandi henda harabadukurikirana aribwo bwa mbere nitwa Nkurunziza Auguste iwacu ni Rwamagana kandi ndi umukozi w'Imana Imana yahamagaye mu gihe nk'iki ngo nyikorere ntangire nyivugire ubuhamya bwanjye njya nkunda kubwira abantu njya gutora ngo natoranyirijwe muri Buswahilini bagurikira muri Buswahilini iwacu data yari umudamu data yashatse umudamu ari we mama ari we mudamu wa kabiri ibibazo bigenda bivuka cyane akimara kujya muri urwo rugo intambara zitangira kuvuka batangira kugenda bamuroga cyane yabyaye umwana ari we ngewe nagendeye imyaka irenga hafi 9 kubera uburozi ndetse bambyaye uwo munsi nibwo uburozi bwahagurutse cyane bambyaye bamuzaniye ibiryo birimo uburozi arangije ajya hariya mwa ku burozi twese tuhira hasi mara imyaka irenga 9 ndi hasi cyo cyonyine ubwo abankurikiye bose bagiye bapfa ariko bapfa batonyoka nagira ngo wenda bazadukurikirana nabo bagenda bamenya ubuhamya bwacu abankurikiyeho bose bagiye bapfa bagenda bapfa bagapfa batonyoka igihe kigeze rero na data umbyara baje kumuroga nawe apfa ari umusazi yagiye ugasoza ahinduka umusazi apfa ari umusazi nanjye ubwo narakanu kapfuye ntajya mu ndangamuntu ariko nshima Imana ko banyise izina Nkurunziza rifite aho rituruka ko Imana neguraga kuzaba umukozi wayo inegura kuzayikorera rero ubwo bashiki banjye barapfuye barumuna banjye barapfa cyokora hasigaye agahereze kamwe abandi bose barapfuye barashira bisa nkaho ari ngiye nako gahereze kamwe gusa shima Imana rero ko ifite umugambi mwiza kuri nge ubwo rero bashaka kumpa bashaka kumpinda umusazi gihe kimwe rero nibwo naryamye maze kuryama mbona bantwaye bamaze kuntwara baranjyana amaze kunjyana banjyana kure ngo mbona ngo ndi ahantu muzu barimo guterekera ko babandwa abo bantu sibenda si ngombwa ko bavuga ku mutekano wanjye barangije ikintu bakoze bahise bantwara bamaze kuntwara batangira kumurika n'usura umwuka wera samene gro tata star mvuga mu ndimi nyinshi fenestique sansome maze kuvuga mu ndimi nyinshi baba daimoni batangira gushya imbaraga zirashya ndangije abantu ndabiyaka maze kubiyaka ndasohoka geze hanze ijuru avuga ngo niko papa bamufashe nagiye ko mbona imyotsi mbona baraterekere bamaze guterekera bacana imyotsi iratangira zamuka ngo bashaka kugufata bamara kugufata bakagushyira hasi bakakumurikira myotsi rero data yaragiye bamuha inzoga arasinda cyane amaze gusinda baramuryamisha baramumurika uko bamumurika bamushyiragamo ya myotsi niko yagendaga
iko yagendaga ibyo birangira agenda tubwenge kugeza aho yabaye umusazi nagwe gasozi ari umusazi ariko nge nuzuye umwuka wera mwinshi mvuga mu ndimi nyinshi takile bene fodrete shamoa ndamine ya fodesta samene grea tando mango ashayire grea ndabira binista sanse grea mvuga mu ndimi nyinshi maze kuvuga mu ndimi nyinshi birashya ijwi riravuga ngo nkuru ziza bashaka kuhinda umusazi ariko nagujije umwuka wanjye la kistaya bene fodreye kukuzura umwuka kwatumye hari ibintu byinshi nesha Imana iravuga ngo rero ndagutoranyije dore nawe bashaka kuguhinda umusazi ndagutoranyije muri ako kanya nibwo Imana yanyeretse mbona ndi mu ijuru ndadostansa fire grea moa ndazamuka mbona ngeze mu ijuru Imana irahanyereka irongera ntwari igereka kuzimu atonesta fire grea imanutse kuzimu rero nibwo nabonye ibintu byinshi abonye utuntu tw'utwumba twinshi njyana mu cyumba cyane kuko natembezwaga na Yesu sanga ahantu nabonaga ari ahantu hari umwijima mwinshi njyana ku cyumba cya mbere sanga hari abantu barimo gucura ibintu bimeze nk'ibyuma barimo ibintu bimeze nk'inganda ariko bafite umujinya batishima ndanje nabo mbona bafite ubukana bafite n'amahane mbona kandi kumba karimo abantu ngo basengaga ariko abantu basengaga ntago bagiye mu ijuru uko akunda baraza barazaga bakavuga ngo mwongere muririmbe mwongere musenge babateragura imigeri bababwira amagambo biboneye bavuga ati ngundi mwabeshyaga ngo murasenga Imana irambwa ngo hari abantu babeshya ngo barasenga ariyo Mana ntibayikurikira ndetse na Satani bamukurikira ndanatangaye cyane abantu baba mu nzu y'Imana la pinistar bakaba mu nzu y'Imana ze costa faire gris bakagenda mu nzu bakaba mu nzu y'Imana bakitwa baririmbye au for the station goya ariko byamara kugera nijoro seneministaya bagatambuka la binistation sa bakagenda bamara kugenda bakitega ijoro bagatangira bakajya mu buwate abandi bakajya mu baranda bakajya he bakihindura nijoro bakagenda bamara kujya bakambara ubumini bakambara ubusa bagatangira bakicuruza mu buryo bw'ibanga niki kandi bwamara gucyaha bari ku cyumwe cyangwa ma repetition le lastista fobe bakagaruka bakajya mu makorari bakajya mu mirimo y'Imana ariko bwamara kwira bakitega ijoro abo ngabo rwose abo nababonyeyo ba l'essentiel gloire kuko igihe cyabo cyo gupfa cyarageze ubundi kora ibyo ukora byose ukiri mu isi ariko wamaze gupfa the stofere breni sansana gloire iyo wamaze gupfa ibyawe byose biribagirana iyo wamaze gupfa ibyo birarangira ngo the no star icyo cyumba cya mbere nasanzemo abantu bacura barimo gukora ibintu byinshi bitandukanye barimo gukora ibintu bimeze nk'inganda barimo gucura barimo gukora amadesign n'ibintu bitandukanye ba no minister barimo gukora ibintu byinshi ariko icya kabiri harimo abantu bitwaga ngo barasenga atopini for day abo basengaga rero kwa kundi umuntu ajya muri korari ariko akongera akakora n'ibindi kwa kundi umuntu ashobora kujya koni kwa kundi umuntu avuga ubutumwa nkatwe ukavuga ubutumwa ariko bikarangira ukagenda ukikorera ibyaha wamara gukora ibyaha ukabikora mu ibanga Bibiliya avuga ngo urabikora nka kwihorera ukagira ngo mpangwe nawe de no pine for day ngo ariko nzabishyira imbere yawe uko bikurikirana le lastis en Senegal reka dusome Zaburi ko nemonestaya Zaburi 50 tubanza twumva iki tubwira kuri ibi bintu Zaburi ya 50 twumva iki tubwira sihone nageneye ariko reka naryo ndivuge Zaburi ya 50 wenda tuhereye ku murongo wa 16 ku murongo wa 16 ratubwiye ngo ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti wiruhiriza iki wiruza iki kuvuga amategeko yanjye ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe ubwo uri nyanga guhanwa ukirenza amagambo yanjye uko ubonye umujura wishimira kubana nawe kandi ubifatanya n'abasambanyi ushyira ibibi mu kanwa kawe uburiganya bwawe ushyira ibibi mu kanwa kawe ururimi rwawe rukarema uburiganya wicara uvuga nabi mwene so ubeshyera mwene nyoko ibyo urabikora ukabikora rwose akwihorera ukibwira yuko mpamwe nawe rwose ariko nzabishyira nzaguhana bishyira imbere y'amaso yawe uko bigira gute bikurikirana haleluya nshuti yanjye udukurikirana Bibiliya tubwira ubundi igihe cyose ukiri muri ubu buzima bwo mu isi hari ibintu byinshi umuntu abasha gucamo ugaca mu bintu byinshi ariko uko ugenda ubicamo na lapine station gre hari ibintu dukora tukabikorera mu ibanga isomye Zaburi ndumva ni 139 Zaburi 139 Zaburi 139 raba ngo Uwiteka warandondoye uramenya uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye umenyera kure
ibyo nibwira, umenyera kuri ibyo nibwira, ujya urondora imigendere yanjye n'imiryamire, uzi inzira zanjye zose, kuko ijambo ritaraba mu rurimi rwanjye uba wamaze kurimenya rwose. Uwiteka wamaze kurimenya rwose. Uwiteka wenda reka turekera uvuga ngo Uwiteka barandondoye uramenya. Nshuti yanjye reka nkubwire, urabikora ntabwo ubyereka, ushobora kuba abantu bahisha, ariko Imana yo relasa menegre yo irakuzi neza. Izi myicarire yawe c'est ton près de foi, izi mihagurukire yawe, izi miryamire yawe, izi ibyo ukorera kure côté Steve Obrera, izi ibyo ukorera kure Imana irabireba ikabimenya. Adonesta irabireba ikabimenya. Ariko iravuga ngo Mana ngo Uwiteka warandondoye uramenya. Uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye, mbega bya bindi atokistaya urabereka muri korari, perezida ukamwereka, abadiyakoni ukabereka, abanyamasengesho ukabereka, ndetse n'agatambaro ukakambara, ndetse warangiza ukanagenda neza, ariko warangiza ugacinya mu mugabo wawe takine stoya. Ariko biravuga ngo byose nzabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Wicara uvuga ngo nabi mwene so, ubeshyera mwene nyoko, ukibwira ko ihwanywe nawe. Biravuga ngo nzagushishima mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Ugendana n'abasambanyi, ugendana n'abarozi, ugendana n'abajura, edonestaya, ugasanga abantu bakora udutsiko monestaya mu nzu y'Imana, abantu bakaba barimo gukora ubusambanyi, ubusambanyi bakabukora. Kera umuntu yabashaga gutanga ubuhamya, etokenemenewa, agatanga ubuhamya, bene se bakamwegera. Ariko uratanga ubuhamya ukavuga ati njyewe ndashima Imana ko nari umusambanyi, ariko maze kugera mu gakiza Yesu yangiriye neza, arampindura ngira icyaremwe gishya, ibya kera birashira. Hakaba hari umuntu aho ngaho agatangira kandi akuze mu by'umwuka, amaze igihe kinini asenga, ariko ntigeze ahinduka, ntigeze akizwa. Akamubwira ngo Imana ishimwe ko wakijijwe, aravuga ngo nanjye uzambwira ubuhamya bwawe ukuntu wakijijwe. Akamusanga, yamusanga ari umugusha mu byaha. Atokine poa aya binista, biravuga ngo ibyo byose urabikora ikakwihora ikizabishyira imbere y'amaso uko bikurikirana. Bisobanura iki? Atokila binista, ibyo byose urabikora. Yisomye biravuga ngo nzaza uri muri gitereko kitabaza, nzaza huri icyakumurikiraga ngikureho. Enestaya, kuko wereka abantu kuri umunyamwuka, kabereka kuri umunyamasengesho. Nigeze mbwira abantu ndavuga ngo nago Satani nta munsi n'umwe lesifo benestaya ajya arwanya impano z'umwuka, anonenestaya, ahubwo arwanya imbuto z'umwuka. Kubera ko abantu njya ngunda kugana n'abantu bakambwira ngo nkuru nziza tuzabwirwa n'icy'abanyamasengesho elebinista, tuzabwirwa n'icy'abanyamasengesho beza, tuzabwirwa n'icy'abanyamwuka. Kuko twamaze kubona abantu bose babaye babi, abantu bamaze kuba babi bose. Umuntu uramwizera, wamara kumwizera ukamubitsa amabanga y'urugo, wagenda hanze ugasanga yagezeyo, kandi wari uzi ko ari mwene so. Kambwira ati rwose mwene data reka nkwaturire, njyewe rwose naragiye rwose ngora ibyaha gutya na gutya. Akahita agenda agasanga umugabo, akahita amubwira urugo rwe akabara rusenya. Nigeze nangara cyane umuntu, abantu bari babiri bakundana, ariko akaba afite ishyari ry'uko urwo rugo rubayeho neza. Yigira inshuti y'uwo mugore, baba inshuti cyane. Arangije aramubwira ati rero kuki mbona umugabo wawe akubwira nabi mutahuza? Aramubwira ati ariko umugabo wanjye nta kibazo. Aramubwira ati reka buriya kugira ngo azagukunde cyane, noneho ajya gukoropera na kumesere n'imyenda y'imbere, uzagende nesike sasomeni, ugende wowe uze nkwereke. Aragenda afata moya y'inuza y'urukwavu, afata moya y'ihene, afata amababa, afata ibintu byose arabishwanyaguza, arahondahonda. Aramubwira ngo uzabishyire ku musego, none azagukunda cyane. Nyuma y'iminsi mike ahita abwira umugabo we, abwira umugabo, aramamagara aramubwira ati mugabo, umugore wawe yakugize ikigoryi, genda wegura umusego urasanga ibintu birimo. Umugabo yeguye umusego asanga yarapfuye, ahubwo kandi ari ibintu yajyara aratoragura, araza arabimwanga, aravuga ngo nibyo yakuye ahantu umugabo agiye kumukunda. Mugabo tumira inama atabwiye umugore, arangira amusenda ku manywa y'ihanga. Abantu bifuza gusenya ingo z'abandi, kenesto people, bakifuza gusenya ingo z'abandi, enestike yabo. Kandi murasengana, muraririmbana, murakora n'umurimo, ariko ukaba ufite ishyari kubabayeho. Abantu bafite ishyari ryamaze kuzenguruka abantu, ishyari ryamaze kuba ryinshi, abantu bamaze kuba babi. Bibiliya ivuga ngo abantu mu minsi y'imperuka abantu bazaba bikunda. Alala binistaya,
abantu barikunda bekunda imiya badakunda ababo bihimbaza the next kesaya barashaka kwikunda barashaka kwikubira ariko isomye mu mubwiriza usangamo amagambo akomeye uravuga ngo ibyo byose urabirunda ariko utazi uzabirya mubwiriza aravuga ngo byose ngo kwiruka inyuma y'umuyaga umuntu ahambwa muri metero 2 c'est next of people nushaka kugira miliyari umuntu umwe yarunze amataje arunda amamodoka arakira cyane aramenyekana aragenda buwo hejuru aragenda atunga ubutunzi abo umuntu ukomeye abikirangirire ariko igihe kimwe arangiraga abana be tenestike yamwe aragabana be amaze kubaragara avuga ati rero bana banje nimpfa iyi ni ingarigari yanjye byose muzabigurishe mwagize mu amafaranga nindangiza mimanuka naho nzaba ngiye gitangaza amafaranga aranje amaze gupfa ngo baragurisha bagiye kubigira umwana umwe aravuga ati ariko se reka tumwesheke nibikuzimu barotira azagenda rotira kuzimu ni barotira nelestike samwo ntago barotira afata sheka arayandika aranje amuhambana aravuga ngo niba barotira azagenda yazana ariko ntibyari gushoboka rero abantu bajya bibeshye bakina muri ubu buzima bakumva barakomeye bakumva afite amafaranga bakumva afite akazi bagatangira bagakora ibyaha ariko shuti yanjye iteganyiriza aho uzaba elesike staya nabonye iki cyumba cya kabiri cyo twari turiho elesipote abantu bashitwa ngo barasengaga bitwaga baririmbye bitwaga ko bahanura bitwaga ko berekwa bitwaga ko ari abanyamasengesho setiste asoremeni ari abanyamasengesho elelabini sekotaye bavuga ngo n'abanyamasengesho n'abaririmbyi ariko ngo nabagiye umuntu mweshe bunde mu misi ishize yararyamye ararota alostibofo ari mu ijuru yazamutse amaze kugera mu ijuru tekila samewa trandetera play arangije ngo abona ngo abona ikuzimu alasifodre ageze ikuzimu hageze ngo arangije se ahamwereka amaze kuhamwereka ngo asanga abantu bahorimo barera babandi barimo gukubitwa ngo barimo gusaba ngo watubari ukaduha iminota 2 yo kwihana nshuti yanjye umuntu yamase gupfa yifuza n'iminota 2 yo kugira ngo atunganye ibidatunganyije ariko abantu barabeshyirana abantu baragambanirana kandi bagasengana bakicarana ku ntebe bakavuga ngo Yesu ashimwe ngo Yesu akuzwe ngo salamu alaykum ugasanga bale benistaya abantu barabeshyana ugasanga niyo bagiye kuri uwo musara bose barasara ariko ugasanga afite akamanuka bimusiga ugasanga ari mu rusengero ariko akamanuka bimusiga amuroga akageza akabena mu apori akamubwira ati byagenze biti ati rwose ndumva ameze nabi ndumva ngiye nko gusara akamubwira ati reka ngushakire umuti ahubwo akamushakira ibindi noneho bikanamwica ese kumwishe la binista wowe nawe mara kumwica uzahita wenda uzana amaraso wenda ya zahabu cyangwa niki ese wowe iyo akanuka kuriye gato ntihaza amashyira bisobanura ko uyu mubiri nubwo tuwusiga tukawukarabya tukawugira neza ariko uzabora wa undi arapfuye birarangiye ibyo birarangiye muhanya murira umuntu umwe la pinifwa yari umuntu w'umudiyakoni yari umuntu w'umunyamasengesho undi nawe baririmbanaga ari bose ari abakristo ni abakristo bacu bani Rwamagana arangije aramuroga amaze kumuroga agiye gupfa nawe mu bari barimo kumusengera ahari amufata mu kiganza aravuga ngo runa nutihana uzarimbuka njyewe aho ngiye ni heza namaze kuhabona namaze gutegurirwa ijuru ariko wowe nutihana dore warandoze ngenda kubabariye atapinifwa ngenda kubabariye arangije arisekesha arisohokesha ariko asiga abandi abasigamo akantu avuga ati nshuti yanjye aravuga ati njyaho ngiye ni heza ariko wowe ibyo wakoze urabikoze nta kibazo biravuga ngo urabikora ikakwihorera ukagira ngo ihanwe nawe ariko izabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana elesi podre etangestaya umunsi w'urubanza eneminifwa ese koide nestaya itorero ry'Imana rigiye gutaha ese abantu birinze abantu basenze abantu babanye n'Imana ko bagiye gutaha ese iminsi kumazu yize yatangariye umwana w'umusore waryamye wakoreye Imana neza arangije araryama amaze kuryama ngo yumva ijwi riramubwiye ngo asigaje imyaka 40 ngabiho ategena abwira nyina ari umudiyakoni aravuga ngo mama numvise ijwi rimira ngo sigaje imyaka 40 ngo mbeho none ongeye 39 yose ngiye gukuramo ibyaha ntakoze atangira asambana akora ibyaha anywa inzoga ariyanduza hashize iminsi 3 umunsi wa kane arapfa atatistaya arapfa amaze gupfa ararimbuka nagiye mbona ibintu byinshi mbona ibindi nagiye mbona aho twagiye dusengera abantu tuzi ko ari abarokore tukabasengera ko bamara kumusengera hangiza ibintu bikajya bizavuga ati mo biranyica umuntu ubwo yarasengeye wamaze gusengerwa abademoni bakajya baza bakamutwara asenga umucyo ukayituza barekere gusenga abademoni bakagaruka avuga ati mukomeze musenge haravuga ati ariko ubundi mwamuretse niba atarabashe kwikorera ibyiza ari mu isi ni gute muri musengere mukamushyira mu mucyo bitari bushoboke
bamuretse ngo abademoni baranwemura ndetse barantwara. Bavuga ati bagutware kuko nibo wakoreye. Abantu benshi iyo ukiri mu buzima ushaka kumva kuri mugari, ufite umushahara mwiza rwose, urimo gukora leta, urimo ufite umushahara mwiza, ariko Bibiliya avuga ngo nta kintu Imana yagushyiraho ni ukugira ngo utunganye ibitatunganye. Nushaka ube manager wa banki, nushaka ube inyenyeri zigwa, nushaka ube uri umuntu kibamba abantu bose bubaha, ariko twese aho tuzajya ni hamwe. Tuzajya mu gitaka, ariko nyuma yabo biravuga ngo tuzahinduka. Yesu uko azasaba kiranutse, leso minister niko tuzasa, tuzahindurwa duse nawe. Tukiri no muri iki gito birasobanura yavuga ngo ibituro by'abera bizafungurwa. Yesu akimara kuvuza ijwi rye avuga ngo wandi nakomeze yandi wejejwe nakomeze Yesu, ibituro by'abera bizafunguka, abana b'Imana bazamuke. Lesasire glory, abana b'Imana bafite ahantu bateguriwe, bafite ahantu bibereye, bakiri muri ubuzima kuko batunganyije, baze kwiyandurisha, baze kwivanga. Ese nshuti yanjye ile sifodre, urabona corona iraje, abantu bose bageze mu nzu, amazu modoka barayaparitse, ibyogajuru birahagaze, indege zirahagaze, ibintu birahagaze. Kuki bitatwigisha? Abantu bongeye barushije, ahubwo nibwo abantu bashoboye kubona umudendezo wo gukora ibyaha. Umuntu umwe yaranangaje cyane, yanyweye inzoga, ahora na pastor aramubwira ngo, aramubwira ati biti, ati genda umagarike, kuko byari ibihe nyine bya corona, bose bariguma mu rugo. Nshuti yanjye, abantu ntibashaka guhinduka. Abantu muri corona nibwo twababonye, abasamana bacinyuma abagabo, abandi bacinyuma abagore. Gatekereza kuki isi itatwigisha? Isi ni ishuri, ariko ntago twiga. Tefenesti ntago turimo kwiga, tugenda gusa tumeze nk'abantu biravuga ngo bifite amaso n'ibireba, bifite amatwi n'ibyumva, bifite amaboko n'ibikorakora. Ibyo bigirwama rero n'abantu bafite amaso n'ibareba, eternest, bafite amatwi n'ibumva, bafite amaboko n'ibakora, ntago bakora. Turimo gusoza kino cyigisho, ndagira ngo ubwire se wowe kigiye kigeze, utazi iminsi usiga maso urayizi, ariko iyo usigaje ntayo uzi. Urakora ibintu mwibanga, ariko Imana igiye kubishyira, izabishyira imbere y'amaso uko bikurikirana. Nakomeje kuvuga ngo icyo cyumba cya kabiri abo bantu barimo kurira bakubitwa. Cyumba cya gatatu harimo ibintu by'inganda by'amavuta n'ibiki byose, harimo ubukobwa bw'ubwibone bisiga, burimo gukora imisatsi, burimo kujya gute kugira ngo buze bunanize abantu. Kabona umwana akabona afite Bibiliya, akajya ngo mu cya gusenga, akagenda yambaye ubusa, akabanga agakiza kaba imbere, ngo agakiza saka inyuma, ngo agakiza kaba imbere. Ariko niba ugenda wambaye ubusa, wambaye imayo gusa, ujya ku mwana w'umusore akikinisha, kuko mutari buryamane, akikinisha, urinda umwe Satani, ariko ntago ubizi. Abo rero bambaraga ubusa bakaza no mu isi kushuka abandi, bakaza kugerageza abandi, no kugusha abandi, no kunaniza abandi. Bakajya mu macacu, bakajya mu nsengero, muri izo nsengero, muri za ADPR, mu iki byose hose, kuko hose baranahatinyutse. Kera Pentecote nta n'uwapfaga no kuyijyamo, ariko abantu bose barayitinyutse, babonye ari ibisanzwe. Abantu basigaye bambara ubusa bakaza bambaye amamini, n'abatinyaga bo barahatinyutse. Icyo cyumba cya gatatu cyari abantu bo kuza kunaniza abagabo, bagasenya ingo z'abagabo, bagasenya ingo z'abagore, abasore beza cyane, bakaza biyoberanya, bakaza biyambara udupantaro tumeze ukuntu tubafashe, bakaza bakagusha abandi, bakagusha abagore, abakobwa nabo bakagusha abagabo. Satani arimo arakora isi yose, arashaka kwijagajaga uburyo ayifite mu kiganza kugira ngo Imana itazagira umuntu itwara. Bibiliya muri imbyaririmbye 145 ngo abagezeyo baragwiriye, baranezerewe umwana w'Imana, abandi bari mu nzira, muze mwisigara, nushaka ko tujyanayo, ihane, wiringira gukiza ubu, wihane, kandi uwo mutwaro wikoreye, mwemerera ugutururuke, ngo tuzabane mu ijuru. Wihane. Nshuti yanjye, ndagira ngo ngubwire ibyo urimo gukora mu ibanga bigiye gutwikurura. Imana yambwiye ngo Imana igiye gutwikurura ibintu bihishe. Niba pastor urimo gukora yiyoberanya, ajya gusaba izindi mbaraga kugira ngo agire ukundi kuntu akora, nawe agiye gutwikururwa. Niba ari uca inyuma y'umugore, undi aca inyuma y'umugabo, abandi bajya gusambana mu ibanga, abandi bajya kunywa inzoga mu ibanga, bakora ibyaha mu ibanga, abandi bagambana mu ibanga, ubwicanyi bwabaye bwinshi, ubugome bwabaye bwinshi, abantu barimo barangana, abantu baragambanirana, abantu bararirimbana, ariko ugasanga bafitanye ishyari, abantu barasengana abagabo bafitanye ishyari. Ariko ndagira ngo ubwire nshuti, buriya cyumba cya gatatu cyarimo abantu bayobya abo bantu. Akira imbaraga, saba imbaraga z'Imana zihindura ibitekerezo byawe. Birashoboka ko ongera wisuzume. Njyewe ndagira ngo ngwese uyu munsi Imana yongere kunyuremo, Imana yongere gusange, Imana yongere guhindure, Imana ikugire mushya, Imana
ino zaburi ya mirongo ya 15, zaburi ya 15 irimo iratubwira gutya ngo iyo wahera ku murongo ngo Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe, ninde uzatura ku musozi wawe wera, ugendera mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we, atabeshyesha abandi ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntashyushye inkuru y'umuturanyi we, mu maso ye umunyagisuzuguriro arahinyurwa, ariko abatinya Uwiteka arabubaha, icyo yarahiriye naho cyamugirira nabi azivuguruza. Haleluya. Nasomye neza Bibiliya isobanurira abantu ngo Imana igiye gusubiza umuntu wayo imusubirisha ukuboko kwayo kw'iburyo. Nshuti yanjye, Imana iguhindure uve mu bitekerezo bipfuye, uve mu dutsiko tw'amafuti, uve mu bintu by'ijoro ugenda witega ijoro. Ndabizi ntabwo Satani ajya arwanya impano z'umwuka, arwanya imbuto z'umwuka. Imbuto zawe urabizi ko zapfuye, ariko ngera wisubiremo, wongere imbuto zawe zibe nziza. Nshuti yanjye, imbuto arabangwa icyo yarahiriye nubwo cyamugirana ntazivuguruza. Umuntu w'Imana, la lastistar, umuntu w'Imana ararinzwe. Umuntu w'Imana, Imana izi ko agomba kurya. Umuntu w'Imana, Imana izi ko agomba kwambara. Umuntu w'Imana izi ko agomba gukira indwara ikomeye. Umuntu w'Imana, Imana irabizi ko agomba kubaho neza. Ngo icyo yarahira nubwo cyagirana ntabwo izivuguruza. Nshuti yanjye, Imana izagutabara. Ninde uzahagara ku musozi we? Ninde uzahatura ku musozi? Ninde Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe? Haleluya. Nugugendera mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Haleluya. Atabeshyesha abandi ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntashyushye inkuru y'umuturanyi we, mu maso ye umunyagisuzuguriro arahinyurwa, ariko abatinya Uwiteka arabubaha. Haleluya. Abatinya Uwiteka nawe arabubaha, icyo yarahiriye nawe cyamugirira nabi ntazivuguruza. Nshuti yanjye, ndagira ngo ugende mu Imana ikubana aho abantu babona naho batabona. Wikora ibintu byo kuyangana kubone, urimo uranezeza abantu. Kajya gutyo ukajya ugasamana ugakora ibyaha, ukaza ugafata 500 ukabitanga kuya pastor kubone neza, umushumba kubone neza, abantu bakubone neza, korari kubone neza, ugakugura ibyuma ukajya gute. Ibyo byose rero urimo gukora ntabwo Imana ibyitayeho. Ibyo byose urimo uraruhira ubusa. Icyo Imana ikeneye ni umutima utunganye, kugira ngo ubane neza n'abaturanyi, bana neza n'abuturanye, bana neza n'abusengana nabo, bana neza n'abo mubana, bana neza n'abavandimwe. Wijya kubagambanira, wijya kubabeshya, wijya kubatanga ruswa, ujya kubagambanira uvuga ngo irasambu ugashaka gutanga ruswa, ugenda ukora biri. Icyo Imana igukenewe witangira ruswa. Icyo Imana igushakaho wijya kugambanira abavandimwe bawe, wijya kugambanira abo usengana nabo. Imana icyo gukeneyeho, icyo arahire naho cyamugirana ntazivuguruza. Umuntu ubana n'Imana ubwo nayo iramwubaha. Rero turimo gusoza, avuga ibyo byose urabikora kakwihorera, ariko izabishyira imbere y'amaso yawe. Ariko ari abantu babanye n'Imana neza. Biri tubwira abantu babanye n'Imana neza, nka Henoki yabanye n'Imana neza, imuhemba kujya mu ijuru. Hari n'abandi bantu batubanjirije ubu bamaze kugerayo. Hari abantu benshi bapfuye bakijijwe. Haleluya. Hari abantu nzi neza, nabo nzi neza gucya bagiye batwatira bakahita bagira iherezo ryiza. Nshuti yanjye, najya ngo ukangura ibyo wari urimo byose. Hinduka, hinduka. Icyo Imana igukeneyeho, Imana igukeneye kuhinduka. Turimo gusoza, Imana igukeneye kuhinduka. Rero turimo turasoza tugira ngo tukubwire uhinduke. Ndagira ngo ngubwire wowe uri kwa muganga urwaye kandi nta kibazo ufitanye n'Imana. Ndagira ngo usengere kakanya, niba urwaye diabete, niba urwaye igifu, niba urwaye munda, niba urwaye amara, niba indwara yose urwaye, niba abantu bakubuze, niba abantu bakuvuyeho, niba abantu barimo kugambanira, niba uri no muri gereza urimo kurengana, akakanya ngiye kugusengera. Aho uri hose ngiye kugusengera. Wararenganye, yewe urengana. Bibiliya igenda imbwira neza, Yesu yaravuze ngo yewe urengana ugasinda utanywe. Ngiye kukwaka igikombe cy'ibidandabirana, ngo ari wo mujinya ufite mu biganza, ngo igishyire mu ntoki z'abanzi bawe. Muri Yesaya 51:20 hafi na rimwe. Ngiye kukikwaka igisubiza abanzi bawe. Bivuge ngo baka kanya urwo arengana uri muri gereza, Imana igiye kukurenganura. Aka kanya urwaye bakuroze ndetse uburogwa na bene so, ariko aka kanya Imana igiye kugukiza. Aka kanya urwaye wabaye paralize, waheze hasi, amahembe warayikweze, cyumba cyawe kirasugose, inzu yawe yose iragose, abana bawe bararwaye, bose barafashwe, umutware wawe agiye yabaye nabi, baramuroza mu gisigwa rye, umudamu wawe baramuroza.
aka kanya tuye kugusengera Imana ikugarure. Aka kanya ibyawe umugisha wawe Satani yarawufunze, ibyo wari ufite byose Satani yarabinyaze, ibyo waracuzaga ntugicuruza, wari ugiye kujya hanze barabinyaga, barakugambanira. Aka kanya tuye gusengera wowe urwaye umutwe, wowe urwaye mu nda, wowe urwaye amara, wowe umeze nabi ariko ukibashije kwirinda. Nawe wamaze kujya kure, ndagira ngo ujye nubona ujye kurerekana ubashe kujya kuri YouTube ahangaha. Numara kuhajya, ukimara kuhajya nawe ufateho ubyati nari narabeshye, narasamanaga, naragambanaga, najyaga ruswa, naragambanaga, nagiraga ishyari, nagiraga umujinya, nagiye mbeshyira abandi, nagiye mfungisha, nagiye ngora ibyaha. Ibyo wakoze byose numara gufataho gusa turimo gusenga, tugiye gusenga, wowe wagiye kure bigatuma aka kanya Imana itakwishimira. Garuka kugira ngo Imana ikwishimire. Kandi nawe urwaye aka kanya nta kibazo ufitanye n'Imana, wowe amadeni yamaze kwica nta kibazo ufitanye n'Imana, wowe credit yamaze kuzengera, bagiye guteza cyamunara, wowe urwaye ukomeye utabasha no kubwira abantu, urwaye bwo kuva, urwaye bwo mu mutwe, urwaye bw'umugongo, urwaye bwo kubwenge, gutubwenge, kuba paralize, kugenda utazi ukuntu umeze, ukagenda usengerezwa, ibindi bifasha amaguru utabakibasha kugenda, ibindi bigafata umugongo, bigafata mu nda, wowe bagiye kubaga, wowe inda yarengeje, wowe utabyara. Buri muntu wese tuye kumusengera. Fata hana babana data, dusengeye aba bantu mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye, bose turabasengeye. Ari abarwayi bakize indwara zitandukanye zose ugenda ukuraho uburwayi, ari abafite ibibazo bigiye bitandukanye bakimara gufataho batangira bakire, nibamara kwatura bagaca bugufi bakihana, ngo nawe uzamanuka ubakirize igihugu. Igihugu n'ubugingo, igihugu n'umubiri, kugira ngo wongere bagarukeho. Tuvuze ibyumba bitatu, ubutatu uzakomeza kuvuga n'ibindi byumba, ariko aka kanya turasenze mu izina rya Yesu. Bose ubazenguruke, bose ukureho imigambi Satani afiteho. Uyu muntu bagiye guteza cyamunara, reka ugikureho. Uyu muntu wari wihebye, wagiye gusenya urugo, reka urugo rwe rugaruke. Uyu muntu afite agahinda, reka agahinda ukamumare, ni wowe umara agahinda, ni wowe urenganura abarengana. Uyu muntu wari ubabaye, uyu muntu wari wihebye, uyu muntu wari ugiye kwiyahura, nagaruke, kuko uri Imana itabara, kuri Imana izenguruka abantu. Turasenze cyane ubutumwa bukigera ku bantu bahinduke mu izina rya Yesu, kuko uri Imana igiye kugenda ku bantu, ukagenda ubazenguruka, ukagenda ukora, kandi ukagenda ukora neza, kuko hose wazengurutse. Reka buno butumwa bugira agaciro ku bantu benshi mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen.